ibyishimo byinshi kubona urubyiruko rugize ute urubyiruko rwacu rwo mu mudugudu wa Kana no muri Kavumu ndakeka barimo ntabwo tunywa ibiyobyabwenge sibyo twebwe ntabwo dufite baze zende hari umuzi ko bimeze buri wese rero yiyumvemo igikorwa tugiye gukora wumve ko ari njye ugikoreye ari we ugikorewe ku buryo buri wese araba afite ibyishimo turangira aho hantu ni hera muhanga ikinano kuhanga reka uhange cyaje nari kunyibutse hari umuntu byaba bitarageraho urubyiruko rwose rwateranye imyaka nakuze mu bantu gufata none bari ku cyane ibiyobyabwenge cyo n'ubundi sintangazo kameramani hari imbere ubonye ibintu bihabereye abana neza kandi bafashanya bivuze ko iri itsinda rifashanya muri byose yaba amafaranga barahuza abana usanga biga za moto bagazitwara abandi basiga bafite indi myuga muri make ni abana bishimye barwanya ibiyobyabwenge bakunze igihugu barahuye ngo baserebure nta kindi kintu ni abantu batuye mu mudugudu umwe kuba bakundana gusa byatumye bahura bigura agafanta n'akamitsingi ikindi kiyongereyeho uru rubyiruko ubavuyemo nkuko banditswe nyine baba barakoze itsinda bakaganira uko banditswe ubashije kugira uwo ashaka cyangwa agasezerana cyangwa akabyara usanga baterana inkunga bakajya kumutwerera bagakoteza bakajya kumutwerera uwahuye n'ibibazo bakamufasha ikibazo gikomeye akajya kumusura ni itsinda rikundanye cyane utembere ukajya muri uwo mudugudu aho muri ako gace abo basore batuyemo wagira ngo nta rubyiruko rubamo kuko abenshi barashabika bagiye gushaka amafaranga abenshi ari abamotari bazerera muri za Kigali ntabwo bapfa kubabona rwose kugira ngo babone ubafatishe cyetse iyo bateranye iyo bahuye bari kuganira bahura buri cyumweru bakaganira niwo munsi wabona gusa indi minsi ugeze mu mudugudu niho wapfa kubabona uketse nabwo utashye nka saa sita z'ijoro bavuye mu kazi usanga benshi bagiye gushaka amafaranga nta rubyiruko wabona ruzerera muri uwo mudugudu bose bari gushaka amafaranga kandi buri musore uri aho ngaho ntabwo ajya abaza umwenda iwabo kubera ko umwana ufite imyaka 18 ntabwo wabasanga baza ngo mwampaye iki ariko ugasanga abasore bo mu mujyi cyangwa abana bo mu mujyi birirwa bari kubasabiriza bakababyaye amafaranga ariko abandi bamaze kumenya ko amafaranga nabo bagomba kuyashaka usanga rwose ari ibintu byiza ntabwo umwana ufite imyaka 18 muri uwo mudugudu cyangwa muri ako gace batuyemo wabona ababyeyi be bamutangira mituweli reka usanga aribo bantu bagomba batanga amafaranga bwa mbere ababyeyi babo usanga rwose bavuga ati abana bacu badutanya mituweli batanga mituweli zabo ntabwo bajya batugora reka nta mwana nta rubyiruko babona rwose bimeze usanga bazerera ngo bari kugenda ngo ibiyobyabwenge hari naho usanga abana bari baragiye muri za Kiwingu urubyiruko numvishe ku maradiyo bamwe bavuga ngo urubyiruko ngo rurenda kwicwa na za jini cyangwa ziriya ngufu jini cyangwa ziriya nzoga z'ibyuma iwacu ntabwo bibayo cyakoze biriba mu handi hantu ariko uwo mudugudu urantangaje abo basore babo rwose ntabwo babona bagiye mu biyobyabwenge ngo bari kunywa basinze cyangwa ngo amatabi ugasanga ubundi kumva ko urubyiruko ngo runywa ibiyobyabwenge tubyumva kuri radiyo niko numvishe batubwira ngo babyumva kuri radiyo bo ntabwo bazi ibijyanye n'ibiyobyabwenge usanga ntabwo bamenye nyine uko bateye ntabwo babona ari abantu bajya mu biyobyabwenge ngo bibe ikintu gikomeye cyane oya bo ni abantu bakora ntabwo bameze nka za nsoresore usanga amaso yarabaye nk'abasaza barakanyaraye usanga ari abantu birirwa mu mirimo bashaka amafaranga bose baba bafite no kuri konti bafite amabanki abitsa bakagana ibigo bitanga inguzanyo bakiteza imbere mukomeze kugira umunsi mwiza hari uwakwibaza ngo aho hantu ni hehe aho hantu ni mu mudugudu wa Kana mu kagari ka Ntungamo mu murenge wa Mageragere